Amazina ye nyakuri bamwita Mwitende Abdulkarim wamenyekanye nka Buri Kantu. Uyu Buri Kantu rero akaba ari umwe mu basore bakunze kuba bari kumwe na Buri Nguni, dore ko ari bamwe mu basore basigaye bakunzwe n'urubyiruko, abasore basigaye bakunzwe n'abajene. Tuvuze ko bagafashe ntitwaba tubeshye, dore yuko bafite channel yabo bita Buri Kantu na Buri Nguni, banyuzaho inkuru zisekeje ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye binatangaje, haba amakuru asekeje. Aba rero bagiye bamenyekana muri showbiz nyarwanda ndetse bamenyekana ku ma TikTok. Gusa nanone uyu muhungu, uyu musore wacu wamenyekanye nka Buri Kantu, ariko amazina ye yahawe n'ababyeyi akaba ari Mwitende Abdulkarim, dore ko ari umusore uvuka muri Ruhango. Yatawe muri yombi azira yuko yarashaka gusambanya abakobwa babiri abafungirana mu nzu, dore yuko rero akurikiranwaho icyaha cyo kuba yarafashe abakobwa babiri akabafungirana mu nzu iwe mu rugo rwiwe. Bari bamusuye arabagurira, abitaho ndetse aranabakira. Gusa nanone abo bakobwa babiri bari bamusuye bageze amaze kubagurura agafanta, nawe urabyumva, bakira nk'abashyitsi. Nyuma asaba umwe yuko yamusanga mu cyumba. Abakobwa rero bamwe babitekerezaho, umwe aravuga uti hoya ntago najyayo mu cyumba, se ko bajyo bagiye kuryama, urumva ubu najyayo nkande, najyayo ngiye kumara iki? Umusore rero akimara kubyumva cyo wabyumva nk'umuntu umaze kugafata nk'umutsi, ahita yumva ko bamusuzuguye, yahise arakara, ahita avuga uti noneho nimba mwanze kuza mu cyumba munyishyure ibyo mwariye n'ibyo nabatakajeho. Abakobwa rero baravuze uti dufite makeya, wadutakajeho byinshi ariko nanone dufite makeya. Bamuhaye ayo bafite arayanga, aravuga uti ni makeya, nabaguriye ibiki n'ibiki mbitaho ndabategera, mbahaye moto abageza hano. Gusa nanone abakobwa bamubwira ko nta mafaranga bafite. Uyu musore rero akaba yaranze kubyumva, akanga kubyumva, avuga yuko batari busohoke batamwishyuye. Bikaba rero byababaje abo bakobwa ndetse nawe ararakara cyane, ahitamo kuba yabasiga mu nzu. Gusa nanone umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Murangira Bitsieri, akaba yahamije yuko uyu musore yahamijwe n'icyaha, dore yuko aba bakobwa mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga. Ibyo rero bikaba byabereyeyo, ndetse uyu muvugizi wa RIB Murangira Bitsieri akaba yavuze yuko uyu musore ukiri mutoya, uyu musore Buri Kantu akaba yatawe muri yombi, dore ko ari kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya. Gusa nyine abo bakobwa bamaze kubona ko umusore abafungiranye akabasiga mu nzu, ibyo byatumye rero bitabaza polisi. Ubugenzacyaha rero uri kumva RIB nago iba yicaye, nayo ikaba iri kubikurikirana. Gusa nanone dosiye ye naramuka ahamijwe n'icyaha, ni icyaha gihanwa, dore ko ni icyaha gihanwa, dore yuko gihanwa ingingo y'ijana 51 itegeko 58 akarongo kaberamye 2018 ryasohotswe ya 30 Kanama mu mwaka wa 2018, ritegeka yuko ari itegeko ritegeka ibyaha ndetse n'ibihano. Akaba rero umuntu wahamijwe n'iki cyaha ashobora gufungwa igihano cy'imyaka 5 ariko itarengeje 7. Urumva rero uyu musore ukiri muto aramutse ahanywe n'iki cyaha kikamuhama, yaba ari ibibazo bikomeye muri showbiz nyarwanda, yaba ari ibintu binababaje cyane. Yabikoze yibwira ko ari ibintu by'imikino, ariko nanone itegeko ritubwira yuko nta gukina n'ubuzima bw'abantu. We yabafungiranye nyine yumva ko ari ibintu biraho, kandi namwe murabyumva nk'abantu bakuru yuko icyatumaga ashaka yuko nyine bamusanga mu nzu mu cyumba ari uko nanone ubwo yashakaga kubasambanya cyangwa se akaryamana nabo, kuko nanone ntabwo abakobwa bamubwiye yuko niba ashaka kubaganiza yakwicara akabaganiza, bakagirana ibiganiro muri salo ariko batagiye mu byumba. Ngayo nguko rero ibya Buri Kantu, ntumbaze ngo Buri Nguni wari he, ntumbaze ngo noneho ari hehe, utese bya biganiro araza kubikora gute? Uyu muhungu ukiri muto ko yaratangiye kujya yifatira uduceri, ko yaramaze gusa nk'ugafata, abajene bamukunda, yaturutse muri Ruhango, yaramaze gukaba Kigali, ariko se nanone Abdulkarim ni ibiki byabimubayeho. Mwitende rero wamenyekanye nka Buri Kantu, ngayo nguko ari muri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, ndetse akaba ari gukurikiranwaho, ndetse umuvugizi wa RIB akaba yatangaje yuko
bagiye kumushakira kana mu rukiko, ariko nibiramuka bimuhamye ni ikibazo gikomeye cyane. Ni imyaka 5, ni imyaka 5 ntabwo ijya hasi kandi nta nubwo irenza imyaka 7. Urumva ni hagati aho, urumva ni ikibazo gikomeye. Murangira Bitieri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu cy'ubugenzacyaha cya RIB, rero akaba yatangaje yuko RIB itaryamye ndetse ntabwo isinziriye, ahubwo ku bantu baba bari gukora ibyaha ntago izabihanganira. Niyo mpamvu rero musabwe rero kuba menge abantu b'abasitari nk'aba bamaze kugafata, ariko ugasanga nyine bari gukora ibintu by'amafuti. Ni ibibazo bikomeye kandi ni ibintu bidashimishije cyane, dore ko bamwe baba batangiye kubarebera mu ndorerwamo ndetse ugasanga amasura yabo nyine batangiye kuyangiza. Ni ikibazo gikomeye, ndetse uyu musore yari amaze igihe gitoya, ni iminsi mike yari yiyogoshesheje. Bamwe bari kuvuga uti inyogosho iramumagiye, uti najye kurya impungure, bakasuku Jeskizo n'abamuvugaho ibintu nk'ibyo. Urumva nyine abanzi bahita bakomeza kwiyongera bakakuvuga nyine abo ubu yabahaye urw'amenyo, dore ko nyine bamwe bamukunda nyine bari kumva uti ni ibintu bibabaje biteye agahinda, ariko nyine ni ikintu kitari cyiza, ni umuco utari mwiza wo kumva ko wakora ibintu ku gahato, wakora ibintu ku ngufu. We yabikoze nk'imikino, ariko nyine bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusa mu migani wa Kinyarwanda. Mwakoze cyane kubana natwe rero, niba ubikunze kora like, niba ntacyo bigutwaye, niba nta rundi rwango, amahoro Imana akomeze abane namwe mu byo mukora mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Ngayo nguko rero ibya Mwitende Abdul Karim wamenyekanye nka buri kantu, ubu watawe muri yombi kubera amafuti. Ni ibyo ngibyo rero, akaba rero ari kuri RIB ya Kinyinya. Urumva ni ibibazo, buri nguni ari hehe, buri nguni ari hehe.